Turabasuje abadukurikiye kuri no channel yacu ya Iga Excel. Niba utarakora subscribe wabikora kugira ngo ujye ubona amasomo yacu ya Excel ku gihe. Excel application iri ku rutonde rw'izikenewe ku isoko muri iki gihe. Ubushize twabasobanurira Excel icyari cyo mu magambo makeya. Uyu munsi tugiye kuyifungura. Tufungura application yayo turebe mwe imbere uko imeze, uko iteye, ibiyigize muri makeya. Niba usanzwe ukoresha imashini cyangwa se ukoresha Excel aho kuyikura urahazi. Niba udasanzwe uyikoresha Excel iba ari application nk'izindi application iri mu mashini, ishobora kuba ifite icon yayo kuri desktop nkuko hano iragaragara hano, cyangwa se ikaba itari kuri desktop ukaba waza hano muri search hano hasi ukayisearchinga. Iyo uheruka kuyikoresha uhita uyibona hafi aho ngaho. Itarimwo hano kuri uru rutonde kuri no list ushobora hano kuyandikamwo ihitiza rwose. None imaze kuza icyo wakurikizaho no kuyifungura. Tukayikirikaho none gatangira ikarodinga. Excel Office 2019. Iyo ndimo gukoresha ni ya 2019. Excel igiye ifite ama version buri mwaka cyangwa se imyaka 2 cyangwa 3 biterwa nuko babishatse, basohora indi version igiye irimwo andi ma features, igiye irimwo ibindi bikoresho byiyongereye ubushobozi mu by'ikoranabuhanga mu gusesengura cyangwa se mu kwanaliza cyangwa se mu kubika amadata cyangwa se amakuru ashingiye ku mibare ifatika nkuko twabivuze muri video zabanjirije ngiyi. Ugifungura Excel rero uhitugwa kuri no page. Iyi page niyo dutangirana. Iyi page ikaba ifite ibice bibiri by'ingenzi. Hari iki gice gitoya cy'ibara ry'icyatsi kibisi n'iki gice cy'umweru kirimo utudirishya tugiye dutandukanye tw'ibintu turi buze kubona. Ariko muri aka kanya ubu muri no video ngiye kubasobanurira ino page mu magambo make. Iyi page rero urabona ahabanza hano kuri ibara ry'icyatsi hari ijambo Excel. Izina rya application nyine riduha ikaze muri application. Urabona ko bahita banakubwira ngo good afternoon. Bitewe n'amasaha ugezemo cyangwa bifunguriyemo ihita naguha ikaze inagusuhuza. Yes. Iki gice rero cy'icyatsi kiriho utu icon tugiye turiho home, new, open. Hano hasi hakaza utundi twanditse account, feedback, options. Utu tuntu rero natugereranya. Reka tugereranye ko Excel ari nk'igikoni. Excel is like a kitchen. As you cook food, serve a meal, and get healthy. In Excel, you cook data, serve information, get knowledge, and become wiser. Murabona igikoni cyo mu mazu z'abantu bifashije abakire, ibikoni byaho kuntu babimeze, kiba kiriho ishyiga, utubati kubikuta hose dukikije tugiye tubitsemo ibikoresho bigiye bitandukanye. Umutetsi yifashisha agakura agatiriwari, agakuramo ibikoresho, ibyuma, amasafuriya, amapanu, ibiki byose agateka. Na Excel rero twayigeranya nk'igikoni, aho uzabona utubati tugiye turimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ugenda ukuramo udukoresho dutandukanye tugufasha gusesengura amakuru. Hano muri aka kanya rero reka tuno tugeranye nk'udusanduku. Mvuga ngo muri home, ukiritse muri home tubona no page, ukiritse muri new tubona ibindi, ukiritse muri open tukabona ibindi. Nuvuga ngo aka gapage gatoya kiyo kumwe ibara ry'icyatsi niko karimo aho dufungurira amapage ahita aza hano kuri uruhande rw'ibara ry'icyatsi. Noneho tuje hano muri home kuko niho dutungukira. Home ni home nyine, ni mu rugo nkuko izina ryaho riri, ni mu rugo. Mu rugo uretse abantu baba bahari, ikindi kiba gihari ni ibikoresho bitandukanye bifasha bene urugo gusohoza imirimo yabo ibabeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Home rero turi muri home hano muri Excel, hano tuhita tubona utudirishya tugiye dutandukanye. Akadirishya kabanza akaba ari blank workbook. Aha niho winjira ugiye gufata page nshyashya itarakoreshejweho kugira ngo uyikoreshe, kugira ngo uyibarireho imibare yawe, cyangwa se kugira ngo uyinjizemo amakuru atandukanye, cyangwa se kugira ngo isesenguriremwo amakuru atandukanye. Winjira hano ni blank workbook. Nyine ubwo ni workbook itarakoreshejwe. Ni igitabo kidakoreshejwe. Ni igitabo gishyashya uba ushaka gufata kugira ngo ugishyiremo amakuru yawe.
noneho hano akakurikiyeho kariho take a tour, welcome to Excel. Ahangaha rero akakakwinjiza mu makuru yo application Excel yaguteganyirije nyine yo kugusobanurira Excel mu magambo make. Welcome to Excel. Iyo ukinjiyemo nyine kakujyana kuri Excel kagusobanurira take this Excel tour and 10 easy steps you will have the skills you need to make the most of the application. This Excel tutorial template starts with simple functions, then it gradually introduces you to more involved operations. This is an accessible Excel tutorial template. Urumva hano hakwinjiza mu wafungura ama template agusobanurira Excel mu magambo makeya kugira ngo ube watangira kuyikoresha muri application naba barabiteganyije. Ahangaha nyine aya nama tutorial, aya nama tutorial yose, ama tutorial y'ukuntu bakora drop down, formula, power query, pivot table. Ibyo ni ibintu tuzagenda tubona, ariko murabona ko Excel nayo ubwayo isigaye iba ifitemwo ububiko, ubuntu nageranya nk'ubutiriwari cyangwa se ubusanduku cyangwa se ububiko ibitsemwe burimwe amanote agusobanurira Excel uko ikoreshwa, ku buryo ubigiyemo kabisoma ushobora gutangira ugakoresha Excel ku rwego rwiza. Tuzagenda tubibona nyuma y'utu tudirisha cyangwa tudusanduku turimwe ama tutorial. Hari na menshi tugize hano kuri more templates, twabona ubuzu bwinshi bugiye burimo ama templates n'ama tutorials. Hano munsi rero y'utu tudirisha hari liste nanone y'ama document. Urabona ko aya nama document Excel agiye ariho. Hano hariho ni recent, nuvango ama document uheruka gufungura araza kishyira hano. Katuvuge ejo hashize wo hari document urimo ukoreramwo, urimo gusesengura amakuru yawe, ariko amasaha gufata utabirangije, ukabisavinga mu mashini kugira ngo ejo ari uyu munsi uzongera ubikomerezeho kubera ko wabiraranye utabirangije. Hano ushobora guhita wasanga iyo file rwose hafi anga wahita uyasanga, kuko hano aya mafile yose atondekanye bitewe n'uburyo uheruka kuyifungura. Kurabona abariho name, hariho na date modified n'igihe iyo file uheruka kwihindurira cyangwa se kuyikorera. Urabona ko ari 2 hours ago. 2 hours ago. Numva aya nama document nafunguye mu masaha 2-3 ashize. Bizanga ushobora no gupininga document yawe, kuvuga ngo document mora nyikoresha kenshi reka nyipining. Kuyipininga bivuze ngo izajya buri gihe uko uzajya ufungura uzajya isanga hanga, buri gihe uko ufungura uzajya isanga. Ushobora gupininga document zose ushaka, kuvuga ngo buri munsi izi document nzikoreramo buri munsi. Rero nazipininga, niyo munsi ntazikoresha akagira andi document mfungura, ejo sinzasanga ya document yazigiye hejuru kuko ariyo mperuka gufungura. Ahubwo izi ngizi akaba arizo zizajya zihora hejuru kuko nizo nkoresha cyane. Ibyo byose hano urabihakorera. Ibyo ni ibyo tubonye muri home. Noneho hano muri new, iyo winjiye muri new iguha page imeze gutya. New n'ubundi icyo tuba dushaka gusaba hano ni new document, cyangwa se kugira ngo tubone ino page yuzuye imeze gutya irimo n'ama templates. Templates mu Kinyarwanda ngerekereje navuga ngo ni nk'ingero mbonera. Ingero mbonera ni ukuvuga ngo muri aya ma template ni Excel. Katuvuge umwarimu ashaka gukora bullet. Template ni igihe hari undi muntu wabikoze muri Excel cyangwa se nawe ubwe yarabikoze abiteganyiriza kuzabikoresha bullet. Nuvuga ngo gukora bullet iraho iteguye ariko nta madata arimo, nta makuru arimo, nta mazina y'umunyeshuri arimo, nta manota, ntaki. Iyo ngiyo aba ari template. Ariko ku buryo niwinjizamwe amadata, ibyo ukeneye kubara bihita byikora bitewe n'ukuntu wowe iyo template wayubatse. Tuvuge tugiranye ko Excel ari isoko. Noneho template yaba igihe bakasi bibanza bagategura bagashyiramo n'ama etageri, noneho ukaza uterekamwe ama product gusa. Bihita byoroha kurusha uko waza ugatangira ukazana n'umufundi akakubakira ama etageri, akakubakira udukuta tugutandukanya n'abandi, ibyo byose akabikora. Ahubwo akaba ari umuntu wabikoze wowe uza uterekamwe ama product. Iyo niyo template. Template bari Excel yateguwe neza, umuntu akaba yaza akagenda ashyiramo ama product, akagenda ashyiramo ama data ye cyangwa amakuru ye, ibyo ashaka kubara bigahita byikora kubera ko iteguye uko ashaka kuba iteguye.
ndumva bisobanutse. Hano rero hagiye harimo templates menshi. Loan calculator, reba nk'iyi loan calculator ni template nyine bwo ikoze ku buryo uje ugashyiramo ya data ingiti kubarira ibyo ihita kubarire amaroni kuntu uzishyura igihe bizatwara bya bintu byose. Ndumva byumvikana. Mu bihugu byatembera templates ari mu ma product agurishwa cyane rwose. Tuvuge uri umucuruzi ucuruza bisanzwe ariko ntufite umwanya cyangwa uragera n'umenye buhagije bwo kubaka muri Excel imboneramwe zikubarira ibijyanye n'ibicuruzwa byawe ngo ijye guha amakuru yose uko uyashaka. Ariko akaba ari undi muntu bizi wanabyubatse biri hariya nta madata arimwo ariko birubakitse. Igihe washyizemo amadata bizahita byisesengura. Icyo gihe ushobora kuba wagenda ukamubwira akakugurisha iyo template. Tuvuye kuri new rero nibi birimo ahanga bari kugenda bakwereka ubana kuri business yahita duha template ajya muri business. You see? Hari hano bakasemwe ibyiciro: business, personal, plan and trackers, lists, budget, charts, calendars. Mvango ahanga aho wakirika baguha templates atandukanye ajyanye n'ibyo bintu. Lists, budget, byinshi bigiye bitandukanye. You see? Yeah. No tujano hasi kuri open nyene ni nkuko mubyumva no opening. Kenshi wakoresha ushaka ko openinga ya file nababwiye ni buheruka hari file wakoze ukayisavinga ukabushaka kongera kuyifungura kugira ngo hagire ibintu rebamo. Ushaka kuzukajya muri open ukawujya ku openinga file yawe ukayikura ahagiye hatandukanye bitewe naho wayisavinze. Hano hasi rero hakaza cyitwa account ahanga nyine ni igihe ushaka gufungura account muri Microsoft. Dere nk'ubu ngewe nyifitemo. Ariko gukoresha Excel ntabwo ari ngombwa kuba ufite account muri Microsoft. Nuko ari igihe hari amafeature namwe ushaka aba ari kuri website yabo ariko atari kuri muri Excel yawe, atari muri application ya Excel. Wowe bigasaba ko ujya kuyakura kuri muri Microsoft bikagusaba gufunguramo account. Ibyo tuzagenda tuyibona. Feedback ni feedback rero hano ni igihe baba ubushaka gutanga feedback. Hano bashyizeho n'utuntu tw'utu emoji two gukoresha. Iyo ukanze kuri send a smile umenyesha ko I like something na hari ikintu akunze muri Excel. Ushaka kumenyesha ko nyine Excel wayikunze muri make. Niba send a phone ubwo uvuga ko Excel rwose yagucanze utayikunze. Hano I have a suggestion. Hano niba ari igitekerezo ufite wabaha ukaba wasendinga a suggestion. Hana feedback. Noneho hano muri option hari hasi handitse option haduha ino iridirishya cyangwa se iyi fenêtre iyi window. Muri option hari rero hatwinjiza ahantu ntashaka ko tuganiraho nona kubera ko harimo ibintu biri advanced ibyo utagira icyo bikoresha muri aka kanya turimo gutangira gukoresha Excel. Nkuko twatanze urugero twifashishije urugero rw'igikoni. Excel twagerageje nk'igikoni, muraza kumva impamvu nagerageje nk'igikoni kandi muzumva ko ari byo biri kubafasha kumva Excel neza. Niba Excel nagerageje nk'igikoni, reka ino fenêtre tuyigereranye cyangwa kano kadirishya ko muri option tukagereranye na stock. Ibintu uzabyibuke neza uzumva impamvu akaboro nakagereranyije na stock. Urabizi ko stock ibirimo ibintu udakeneye ko bihita bijya kuzura mu gikoni bitwara umwanya wose w'igikoni ukabishyira muri stock kugira ngo nubikenera uzajya muri stock kubikurayo. Haba hari ibintu udakenera umunota ku wundi, ahubwo mu gikoni haba harimo ibintu ukenera umunota ku wundi. Iyi rero tugeranye nka stock harimo ibintu byinshi: general, formula, data, proofing, save, language, ease of access, advanced, customize, ribbon, quick access, turbo, adding, trusted. Ibi bintu aya ibi ni bikoresho biri advanced tuzayibona muri Excel nyuma. Ntabyibuka muzanyibutse mbasobanurire aka kantu nageranyije nka stock, ariko magambo make kaba gahindura settings ziri imbere muri Excel imbere aho tutarinjira ngo tujye kureba. Ntabwo turagera kuri sheet aho dukorera ubusesenguzi bwacu ngo turebe, ariko nitangira kwinjiramo tukahakoresha ibintu muzagenda mubisobanukirwa.
So iyo rero reka tuyivemo. Muri makeya rero ino page winjiriraho aha ni mu marembo ya Excel, muri make nuko hateye ni nibi ngibi birimo nyine twabibonye. Mu magambo make rero ugifungura Excel ni page uheraho kandi ibiba bigize ni ibyo ngibyo. Mbere yuko dusoza rero reka mbereke muri iMac ukuntu Excel ifunguka kuko niyo nkunda gukoresha. Ushobora kuza hano kuri launchpad tugashaka mu application Excel. Urabona ko harimo application agiye atandukanye. Tukareba icon ya Excel tukayikirikaho, then ikayitangira hano kwibouncing ayifungura. Urabona ko ikije gitandukanye n'icyo twarimo tureba mu kanya. Mvango rero bitewe na device uri gukoresha iyi soft ishobora kuza isa ukundi ariko iyo wayikoresha uhita uyibona. Nta nubwo bitandukanye cyane by the way. Ni design niyo bigiye bitandukanye ariko ibyo twabonye nanga urabona ko ari byo birimo muri iyi ngiyi. Home, new, recent, shared, open. Ntujye dutandukanye ariko urabona ko bwa busanduku n'aya maliste y'amadata uheruka gufungura ngibi birahari. Hano hari recent, pinned, shared with ibintu nk'ibyo. Ni bisanzwe. Mbere tsingi kubera ko ariyo nkunda gukoreshamo, kubera ko ariyo nkunda gukoresha ninjira muri Excel na recordinga aya ma video. Niyo mpamvu nyiberetse nayo kugira ngo tube familiar with it. So buta rero tuzinjiramo neza muri Excel turebe ibi byose. Ubwo butaha tuzinjira muri Excel neza mwimbere muri workbook dutangire turebe ibyaho nabyo ukuntu bimeze. Murakoze cyane naho butaha rero. Mukomeze musubscribinge, murayikinge, mukomentinge kugira ngo tubashe kumvikana ku masomo ya Excel mukeneye kurushaho cyangwa ibyo mutumva mbe nabasha kubibasobanurira. Murakoze cyane, mwari kumwe na Ishimwe Patrick naho butaha.